abahungu bajya gutera ivi kandi bavayo bagashaka kuyobora ingo zabo. Yego. Ntabwo ari byo. Mu gihe batereye umuntu ivi gaca bugufi imbere ye akwiriye ko kuyobora. Hanyuma ikindi kintu maze kukimbona ni abantu bakoresha ijambo umugeni. Yego. Ntabwo umugabo cyangwa umusore warongo abageni baraje. Abageni baraje. Bangahe? Numva nese sabo ari abageni. Umuhungu aba ari umukwe ntabwo ari umugeni. Cyose umuhungu witwa umukwe, umukobwa nawe witwa umugeni. Bavuga umuhungu yakoye. Kabone nubwo amafaranga y'abara yawe yakoresheje mu byo byose birangira byitiriwe umuryango. Ikaze kuri okurikiye Bakunda TV, nitwa Moses Value nk'ibisanzwe maze kumenyera kuri channel yacu duhuriraho tuganiriraho twunguranaho ubumenyi ariko kandi tugusha ku muco. Ingingo yacu ni umuco kandi umuco ntugacike kandi agahugu kabuza umuco karacika kakabura kose kakazimira. Uyu munsi nongeye kugarukana n'abakunda Andrew imbere ya kamera, ariko uyu munsi nifuje ko tuganiza ku bijyanye n'ubukwe. Andrew, ngwaye ikaze ukurikiye Bakunda TV nawe kandi ushobora kuba ikaze abantu badukurikiye. Yego, murakoze cyane Moses. Mbona n'umwanya wo kuramutsa abandi bose badukurikiye muri aho. Yego. Nagira ngo rero uyu munsi ko Moses abinsabye tuganire mu kiganiro cyacu cya Kunda u Rwanda kuri Bakunda TV. Tuganire kujyanye n'ubukwe. Ntabwo turi butindeho cyane ariko turabivugaho. Hanyuma tuzatekereza ku tegezo muzaduha, nyunganizi muzaduha, niba ngombwa tubisubiremo bivekane kurushaho. Ubukwe nshaka kuvugaho uyu munsi ni mu ngingo nkeya ariko ndashaka kuvuga ku bijyanye n'ibyiciro by'ubukwe. Uyu munsi mu Kinyarwanda hari ibyajemo bitabagamo kera. Yego. Ariko uyu munsi bigasa nk'aho biri mu muco. Urugero kwiyerekana. Abageni kujya kwiyerekana iwabo umukobwa cyangwa umuhungu. Ntabwo umuco nyarwanda byabagamo. Ntabwo kwiyerekana bibaho. Kwiyerekana mu rusengero ntabwo umuco nyarwanda byabagamo. Ni ukuvuga yuko kera umuryango wasabaga undi muryango. Nta munsi n'umwe umuhungu yajyaga kwa sebukwe ngo agende ajye kumwerekanayo cyangwa se umukobwa banamubona ubwabyo ntabwo byagabazwe azwi n'abantu bakeya bamuranze. Ntabwo rero ibyo muco nyarwanda byabagamo. Hari ikindi kintu njya nkunda kumva mbona hanze bakora cyane cyadutse muri iyi minsi, usibye ko njye ntanagikunda. Usibye ko hari ibintu ushaka kuza ukabyemera ntacyo bitwaye nko kwiyerekana, ariko hari n'ibindi biza ukabona nta byo gutera ivi. Gutera ivi buriya biba byishe umuco w'ubuhebo wa kera wahozeho ujyanye n'u Rwanda. Ariko niba baje n'ababikoze kavuga uti iryo sobanuro cyabyo mwabikuye nta n'ubwo ugisubiza mu buryo bikwiriye. Ariko ngewe mbona gutera ivi bifata mu buryo guca bugufi. Rero ifuti mbonamo rya mbere ntibyakabaye n'ikibazo. Abahungu bajya gutera ivi kandi bavayo bagashaka kuyobora ingo zabo. Yego. Ntabwo ari byo. Mu gihe batereye umuntu ivi gaca bugufi imbere ye akwiriye ko kuyobora. Urumva ubona tuza. Umuco wo gutera ivi ntabwo wemera. Ntabwo ari umuco biriya. Igikorwa ubwo ni igikorwa cyo gutera ivi mu gihe umuhungu arimo asaba umukobwa urukundo cyangwa se kumwemera ko yamubera umufasha. Ikibazo ni uko wajya kureba mu buryo w'akajagari. Aragenda akamwinginga akamutera ivi nk'umuntu uciye bugufi imbere ye. Aba yamwunamiye muri make. Ubu si ibyo bitukoresha. Ubu ko tumenyereye mu bindi bihugu n'ahandi tumenyereye igitsina gore gica bugufi imbere y'umugabo we. Guca bugufi ntabwo bisobanura yuko aca bugufi kugira ngo mukandamize. Sibyo? Rero niyo byarahindutse uyu munsi umuhungu agaca bugufi imbere mu kwaga muterera ivi. Bisobanura yuko umukuru w'umuryango sibyo akwiye kuba umugore. Urwo rugo. Bishatse kuvuga ngo wicishije bugufi nyine nubwo umusabye guca bugufi bisobanuye ko wemeye kuri munsi ye. Ndagusabye ndi munsi yawe rwose mbere umugore. Bivuze hano rero ubundi ubuvuze ko ari nabo bakabayoboye umuryango. Urwo rugo.
kuko kandi koko Njye niko dore mbibona, n'abantu ariko n'abantu bafata n'amafoto banafata n'amafoto Bikaba- wace bugufi kaba hanyuma mu nk'urwibutso. kanya uvuga ute ko nyir'urugo Ah, biba bitandukanyemo. yego. Nyuma dukomereje aho ngaho tuzagenda tubiganira. Aho ngaho mpahariye abadukurikiye muri comment. Hanyuma Urabyumva ikindi gute? mbone za baby shower ubundi navuga ariko ari guhabwa impanuro z'uburyo bubaka urugo. Akenshi imbere byatangwa na ba nyirasenge ba nyina wabo n'abandi bari hafi mu muryango kugira ngo umwana atware impamba yuzuye, impamba nzima yo kugira ngo urugo azarubashe. Yego. Uyu munsi ho siko bikorwa. Uyu munsi ni ubucuruzi. Atumira abantu abona bamuha agafaranga. Ntabwo yita ku mpanuro bamuha imbere. Uyu munsi dufite ibintu bimwe twazanye bifite n'ingaruka zikomeye cyane mu gusenya umuryango nyarwanda. Yego. Urumva niyo umuntu utabonye impanuro ahubwo ati ngenda zifitiye ingaruka zivamo nyuma urazumva. Akenshi ntabwo urwo rugo arutindamo. Uko niba atangiye urugo rucuruza ari gucuruza ubwo urumva bizarangira twahereye ku musore gupropose umukobwa cyangwa se kumusaba akabanza aho ntabwo turahagera. Njyewe nari mvuze cyagihe bombi uko ari babiri atabijyanye mu babyeyi atabijyanye mu babyeyi mu buryo ubwo twahereye mu gutereta hagati yabo bombi ubwumvikane bwabo. Ubwo umusore yagize atya yarunamye ashinze ivi rwose yafashe iyo ngingo yivuyeho uvuze ko rwose icyo cyo atari naricyo. Kera habagaho ko umuranga akaranga umuntu umugeni bakarangana n'igihe yajyaga kumureba atamuzi babanaga atamuzi wenda baramurangiye n'ubu bararanga baguma bigise pasi ni ivugo yahindutse ufite kuna bikorwa mu bikoresheje ivuga uti kuranga avuga ati reka akavuze ati mapasi abyumva cyane rwose aho yabyumvikana cyane. Rero icyo nacyo kikaba kivuyeho uvuze ko rwose uburanga bwo bwacitse ni mu bwumvikane bw'abantu babiri barimo bumvikana kugira ngo ubukwe buzagerweho cy'abana bane bagere mu rugo bashinga umuryango. Ariko birangira n'ubundi bitabaje wa muryango uko byarangira kose banjye witabaje umuryango. Wakomeza nagira ngo tujyane n'abantu badukurikiye barebe ibice twahereyeho. Njya nkunda kumva abantu bakoresha kitari cyo ngo bagiye ngo tugiye gufata irembo. Burya ntabwo ari byo. Ntabwo gufata irembo ugiye gusaba irembo wafata icyo bataraguha uragenda usaba irembo bariguhe hanyuma urifate. Ubwo ruvuga ngo gufata irembo utange nk'igifata irembo gusaba irembo bya uyisabye irembo bakariguha nturifate. Mu kinyarwanda cyo hambere bisobanura yuko undi muntu yaza akarisaba warifashe niyo bariha. Bivuze ngo gufata irembo nibyo twasimbuje gusaba irembo nibyo bya mbere. Mujye gusaba irembo mukarisaba iyo bari kwemereye bari guhaye warifata. Ubundi kera byazaga mu gice bitandukanye wagenda ukarisaba amara kuriguha ugasubira mukajya kurifata. Ariko uyu munsi ukagera vuba ntutinde. Ariko uyu munsi kubera ko twihutisha igihe tubikora umunsi umwe. Yego. Ariko igitangaje nuko abantu bava mu rugo ngo tugiye gufata irembo bisobanura ko urasabye mbere bari guhaye. Nimba yaramupropose nimba yaramusabye nubwo tubizi ko muri kino gihe n'ubundi bigenda byaratunganye biri mu murongo muzima. Ariko mu gihe twemeye kubikoresha mu muco nyarwanda bikwiye gukorwa nk'uko nk'uko nyitagiye bivuga. Abantu barabanza bakanumvaho da mbere y'uko ibindi biba. Ibyo simbizi ibyo ntibivanaho umuco wo gusaba icyo utarahabwa. Icyo vuga ufata gute umukobwa yaramuhaye ariko se umuryango ntabwo yaramwemereye. None ko ujya gusaba umuryango irembo niba yaraguhaye ibyo simbizi. Ariko tujye mu muco uko biteganya duteganya ko tujya gusaba irembo yamara kuduha irembo twarifata. Umuntu uvuga ngo ngiye gufata irembo atararihabwa sibyo abavuze aba yeshe ururimi rw'ikinyarwanda. Yego si uko bivugwa.
bivuga tugiye gusaba irembo, irembo hari guha ukarifata, nimba muvuyeyo muza mukaganiriza abandi musanze mu muryango mubabwira uko urugendo rwagenze nuko mwarisabye nuko bari bahaye, sibyo mukaga umuryango wasigaye inyuma, nuko bigenda. Ubwo gufata irembo nta biriho. Oya, ubwo nakubwiye ngo usaba irembo, bamara kuri guha ukarifata. Mwega narwanyije kurifata batari bari guha mu magambo. Yego narwanyije kuva mu rugo vuga ngo ngiye gufata. Ubu byombi birakorwa iki gihe. Nakubwiye yiva mu rugo nakavuga ngo ngiye gufata irembo, uvuga ko ugiye gusaba irembo, bamara kuguha irembo ukarifata. Yego nibyo birumvikanye. Ariko ikibazo cyaba tubo kunenga cyangwa cyo dushaka gukosora no kugira ngo n'ubutaha abantu bajya bavuga ngo tujye gusaba irembo, ntabwo bajya gufata irembo kandi batari bari guha. Yego ndango hangwa birumvikana neza. Birumvikanye. Ubundi ubu kubona ikintu kinini cyane, hanyuma iyo umaze gufata irembo nyuma yaho rero habaho noneho kuzajya gusaba umugeni. Yego iyo umugeni musabye bakamukwemerera, bakakwemerera umugeni. Yego nta wisaba umugeni, usaba umugeni muri urwo rugo, bakakwemerera umugeni. Iyo amaze kwemerera umugeni baragukosha, nibwo uko ntabwo wakwa mbere yuko baguha umugeni. Urumva ko birimo gusubiza cya kintu cyane navuze cyo kujya gusaba irembo. Yego wajya gusaba irembo, bari guha ukarifata, usaba umugeni, bamuguha bakawukosha ukamukwa. Ariko se kuki ibyo bitaba mu gihe kimwe nkuko tubona ubukwe bw'ubu ngubu? Ahubwo niba ingi bidakora barabyihutisha. Ubundi kera byafataga imyaka kuvuga ati twagiye mu kwa kangahe nyinshi habaga muri kwita gutebutsa. Ubu nanze kubivuga byose haba mu kwita gutebutsa. Cyane ko uyu munsi byoroshye, amatelefone babwire ka biroroshye, ariko cyase uko byagendaga byasabaga kubane hariho urugendo rurerure bigatwara igihe, ntabwo byagendaga. Hanyuma ikindi kintu maze kukimbona ni abantu bakoresha ijambo umugeni. Yego ntabwo umugabo cyangwa umusore warongo abageni baraje. Bangahe numva mwese saba ari abageni. Umuhungu aba ari umukwe, ntabwo ari umugeni. Cyose umuhungu witwa umukwe, umukobwa nawe witwa umugeni. Gihese ko njya numva n'ababyeyi abageni abishyira mu bwinshi uzamenye ko yayobye. Ati ngiye ku mugeni wanjye kandi ubwo ari abageni baraje. Cyangwa ugasanga mufite muri no ku rubuga, dufite uyu munsi imbuga zitandukanye z'abantu baba bafite ubukwe. Mbona n'umwanya kuramutsa abantu bose bafite ubukwe, tunabifuriza kuzagira ubukwe bwiza rwose. Imana ikomeze bashyigikire. Ugasanga dufite urubuga turiho ari rw'umuhungu, ngo umugeni wacu se uko atavuga ara nose umuhungu ni umugeni, ngo uyu mugeni se ngo nuriya niyo mugeni wawe. Bira byose n'imvugo irimo amafuti. Yego kuri imwe rw'ikinyarwanda. Ntabwo umuhungu yitwa umugeni, yitwa umukwe. Noneho n'indukwa. Ese nyine ukwa nindi ni umuhungu. Ukosha ni ababyeyi b'umukobwa, hagakwa ababyeyi b'umuhungu. Ntabwo bavuga ngo umuhungu yakoye, kabone n'ubwo amafaranga y'abara yawe yakoresheje mu byo byose birangira byitiriwe umuryango. Baravuga ngo muri bara abasaza bavuga imisango bagiye gusaba umuryango ko runaka, ubusaba umuryango wa runaka. Ntabwo bagenda bavuga ngo Moses yadutumye ngo ndashaka ngura umukobwa bita Shakira, ngo mutuzaniye tumurebe nimba ari. Ntabwo ari byo. Yenda bizaza mu kindi gihe, ariko ntabwo ari byo mu gihe cy'ikinyarwanda. Ikindi iyo hari gukwa, ariko noneho nyuma y'ubukwe burangiye haza ikindi cyiciro cyo gutwikurura. Yego batwikurura umugeni. Yego ntabwo twikurura utwawe twikurura, utwikurura abandi. ngo harabaho ikindi gice gisigaye ngo twikurura umugeni umukobwa. Nubwo mutwikurura ari kumwe n'umugabo ari uyu mukwe, ariko abaza gutwikurura ni ba nyina wabo nabi wabo umukobwa. Niba twikurura umukobwa wabo kugira ngo abashe kujya muri ibintu bakore mu bundi buzima.
hanyuma iyo amaze kumutwikurura haza ikindi cyiciro cyo guca mu irembo. bivuze ko abageni wa mugeni n'umugabo we umukwe n'umugeni we baza guca mu irembo. byumvikane ko ntabwo baza nyine bazoherekejwe bagaca mu irembo. nyuma yo guca mu irembo akucyo kiri ikiganiro cy'ababyeyi kujya gusura umugeni, umuhungu wabo n'umugeni urugo rushyashya. babyita gukora amabuye mu nzira, ni ukugira ngo babafungure abana bageze abasure, nko kutavuga ngo ntibagasitare ntibakagire muhumure rwose twabihaye umugisha. bahaye umugisha abana bajye mu mirimo bakore, turabizi ko muri bajye baza no gusona muri urwo rugo. hanyuma nyuma yaho rero ruba rwamaze kuba urugo rusanzwe. hari ikihe kindi rero, ise w'umuhungu iyo ahuye na se w'umukobwa, aya mazina iyo amaze gushyingiranwa bitana amazina, umwe mupfana iki n'undi ntabakwe. Si abakwe se? Ni abakwe. oya ubwo oya naba njyewe naraje gusaba umukobwa wawe, njyewe umuhungu wanjye yasabye umukobwa wawe, turabashyingiranye. yego. ubwo njyewe nawe dupfana iki? uri iki cyanjye cyangwa njye n'iki cyawe? turabasaza cyangwa abagore bacu bo bahora bati Andrew uhingora ubwonko, turabasaza ubwo babyita ba mwana. ni ba mwana. ese ba mwana naho yaturutse? yego, ba mwana. iyo umuntu abwiye ati ni ba mwana wawe, njye n'abana bacu barashakanye, uri wa mwana wanjye, nanjye muri wa mwana wawe, umugore wanjye nawe aba ari wa mwana wundi w'umugore wawe. ntabwo aba ari bakobwa ubwo cyangwa babaki, kubera ko urumva habaho gender balance. kuki icyo kinyarwanda batagishatse kindi mu buryo wenda bwo gutebyamo gake? none se iki kandi bumva baragishatse ariko babyise bose ni ba mwana. kuki ze batavuga ngo umugeni w'umuhungu, ntibavuga umugeni w'umuhungu bakavuga ngo ni umusore cyangwa ni umukwe? hindese kandi bavuga ababyeyi babo, ntabwo bavuga wawe. uragenda kuvuga wakomeje ku kintu cyo kuvuga ngo ntabwo bavuga ngo umuhungu n'umugeni. umukobwa wawe iyo umwana wanjye yamushatse, umuhungu wanjye yaramushatse, umukobwa wawe aba ari umukazana wanjye. yego. ariko umuhungu wanjye aba ari umukwe wawe. yego. bivuze ko njye nawe turi ba mwana. yego. ubwo se n'abamama nabo ni ba mwana? nabo ni ba mwana koko bashyingiye abana babo. mwana tukwiye kuzashaka ikindi kinyarwanda kirimo ikigaragaza ko hari umukobwa. ni ba makobwa se? ni ba make. impamvu bivuze ni ngiyi, impamvu ari ba mwana ni ngiyi. ba bana bose baba babaye umuryango, wawe sibyo, n'umuhungu wanjye bose n'abana banjye. ni ba mwana muri make. yego. abo birumvikanye cyane. abantu batekereza nkanjye twumva ko rwose twabita abakobwa cyangwa abaki, sinzi ko birasekeje. ariko ngewe nibwo bwa mbere nakumva ngo ba mwana n'abamama nabo ababyeyi b'abadamu b'abana bashakanye bose nabo baba bayita ba mwana cyane. ndetse njyewe ngubu ntazi ko bimeze, ku bundi barakundana. ibyo nibyo byiciro bigize ubukwe uyu munsi dukoresha, ariko kera hari mu bindi byiciro byinshi. yego. byinshi cyane tutavuga ku uyu munsi dukoresha n'ibyo ngibyo. ariko rwose abantu bavuga ngo bagiye gufata irembo bataragerayo, batarava no mu rugo, ngo rero tuzajya gufata irembo. oya, ntabwo ari ibyo. waba wararyihaye, urumva? ubwo waba wararyihaye. rero tuvuye umunsi ikiganiro cyacu twagiye. oya, mbere yuko ugisoza ngaho mbere yuko tukirangiza ikiganiro cyangwa tugisubika, twasubika tuzasubukura n'ubundi turacyahari, ntaho tugiye rwose. nagira ngo wowe ukurikije uko duhanuye cyangwa ko ubyumva ko imigenzo y'ubukwe igomba gukorwa uhereye ndetse n'abantu bagitangira bwa mbere gukundana ubwabo ko ari babiri, ngo bijyane mu murongo wowe uko wabiteguye ubikurikize ku murongo, uhere ku cya mbere tuvuge wenda mu kinyarwanda biraza kuba bikeya mu kinyarwanda, kubera ko jyewe bedeshaweri wanzivemo ariko ntiyakavuyemo ubundi ku mukobwa
ariko ubundi iyo ngiyo ese ko nabonye nabonye niyabaga bihari se ese uno muhanzi ntumuzi ejo bundi wayikoze hari umuhanzi niba yarayikoze ari wenyine wabizanye tubyitira umuco wacu umusore rwose yagize atya ati ni bride shower bari bride shower ariko ya groom shower yo kuno bishakiraga amafaranga kandi baramuhanuye niko bamuhanuriye baramuhanuye nk'uko bahanura abadamu bagiye muri bride shower urumva hagiyemo ikintu gisekeje nuko wenda hahuriyemo ingeri zose ariko ubundi yari kubi y'abagabo gusa kandi hajemo n'abatarashaka hajemo n'abatarashaka umva n'abasore bagenzi be ariko yambaye iryo kamba n'ikintu kiraba yambaye iryo kamba bari mwambika gutya rwose umwe babitambika mu hagati y'igituza na gutya gafata mu mugongo bandikaho bati groom shower ubwo nyine groom to be n'umugabo no gushaka udufaranga mu bwo buryo cyangwa twabyita ko wa mugana ari kwa kundi ubundi umukobwa niwe wakoreshaga kuki utemera ko umusore we yagirwa inama zo kuba yari afite uburyo agirwamo inama bitari ibyo muvuga none se ko yari afite bakuru be sibyo mu muryango mugari barafite uburyo bamuganiriza arifite imyaka ageramo agatebuganirizwa n'abamukuriye 18 kera nibwo banashakiraga abahungu mu myaka yaraganizaga abakuze akaganirizwa bagatangira buhora bugenda bamutoza buhoro muganiriza none se ko n'umukobwa nawe yabaga mu muryango kuki ataganizwaga we na mbere wese ntiyaganizwaga n'ubusanzwe ibi ngibi bahamagara abantu baturutse imihanda yose siko byagendaga n'umukobwa uko bigenda ubundi yagombaga guhamagara umuryango we uri hafi so guhamagara abantu subonye yabaga afitemo abagore bashatse umuryango wabo bakuzemo harimo abanyirasenge harimo n'abanyina wabo yego urumva harimo baramukazi be kuko wenda hari abasaza be bashatse abagore batarashaka iyi miryango yateranaga igatanga impanuro ntabwo ari igihe byo gufata umuntu kuko muhuriye mu nzira musengana muhorana ariko uyu munsi no kubikoresha si ikibazo kuko dufite n'amateka harimo na rimwe tworoshye kuko dufite abana bafite imiryango yazimye usanga kubona umuryango ni ikibazo sibyo makifasha abandi bantu ariko uyu munsi byabaye business n'ubyabaye mu bucuruzi abashaka amafaranga udafite n'akantu ntabwo uhamagara azi kutamuha 5 ntabwo uhamagara ndagutumira ibyo bita mu rubohero niho baganizaga abakobwa se byo ntawe bihuriye n'ubukwe n'imiryango ibyo ngibyo byabaga ikiganiro cy'umuryango usanzwe mu bihero bisanzwe ariko uwo munsi wabaga yihariye cyangwa iyo minsi wabaga yihariye ku muryango ku mukobwa runaka atari abakobwa bose bafataga umukobwa umwe mu muryango abakiri batoya ntabwo abakiri bato batari bashaka barabahezaga ariko ubwo byabaga rusange ntabwo byabaga ari ku muntu umwe bagendereye byabaga ari abakobwa muri rusange byabaga ari umukobwa umwe ugiye kurongorwa bakamujyana aho bateguye muri uwo muryango ari ababyeyi nta wundi muto urimo uvuga byakorwa n'umuntu ufite urugo wubatse akaba ari we ushyiraho icyo gihe none se ubundi wagenda mu muntu wowe nawe utabizi oya ntabwo bishoboka cyane aho birumvikanye cyane muri makeya uko mbyumvishe nuko mbikurikije twajyaga twibeshya mu buryo dufatamo imigenzo yo kugira ngo urugo rubeho uhereye ku kushakana uhereye ku gukundana kw'abantu bombi hari icyo wagaye cya mbere cyo kuvuga ko ubundi ntabwo hagakwiriye kubaho iyo groom shower tubonye yamaze iminsi iyo groom shower mvuga na umusore ubigira gutya nawe akajya kuvuga ngo bakajya kumuhanura bakajya kwiheza n'abasore bagenzi be ngo bakamubwira ngo bigenda bitya n'abapapa bakuru ariko ikintu gisekeje nyine nuko ku ruhande rw'umukobwa nta nubwo bakurikije umuco nk'uko rusanzwe uriho umukobwa ubundi hajyamo ababyeyi bakuru bakamugira inama ku muhungu ushaka ko atanogeye bakuze cyane ariko bigiwe yarashatse yego noneho umuntu wakubwira ikintu nawe atazi babigoranye ariko washatse azi ibyiza biri mu muryango mu kugira urugo azi n'imbogamizi uhura nazo none se ko kuri ubu ngubu inama kugira ngo uzamenye ukuntu byitwaramo yego
Andrew, kuri ubu ngubu ko abasore dusigaye tugira dukura nta mwanya dufite wo kuganira n'ababyeyi abenshi babona kwabo mu mijyi, yagiye kure akamusiga iyo, ntabone umwanya wo kuganira n'abakuze ngo bamutoze by'ubusore, akanashaka kuze yaragiye gukorera amafaranga. Wumva ko uyu muco usa nkaho waduwe mushyashya, uko abasore biheza bakajya nabo gukora icyo nakwita nk'urubohero rwabo, niko nabyita, sibyo? Urumva uwo muco wakomeza cyangwa ntago bikwiriye? ubwo inteko y'umuco n'ururimi zabirebe nibona byakomeza. Rega ushobora gusuzuma ikintu bagasanga bijyanye n'igihe turimo, bishaka kugira inyitozo zizenda bakabigorora, bigahabwa umurongo, bikadufasha muri rusange. Urakoze cyane. Ariko wowe yawishyiramo wenda wowe ku giti cyawe ubwanjye ntabwo bikwiriye. Ntabwo njye nabishyikira. Nawe rajya bakwaga muri kino gihe bakora nabyo sinyishyikiye, kuko nabyo nta murongo bifite. Ariko gushaka amafaranga byo ari bijyanye bitenewe cyane. Ariko kuri wowe si umucuruza ukabyisa umuco ni ikindi. Niho hari ikibazo. Nubwo ushobora kuvamo inama runaka, ariko reka ngo ikibazo kimwe. Urahamagara umugore umaze gusenya gatatu, cyangwa umugabo umaze gusenya gatatu, bakugiriye inama, ni ikibazo. Nonse urabwira umusore ufite imyaka 50, umuntu ufite imyaka 50 cyangwa 40, utarashaka na rimwe, nawe wabitinye ngo kugiriye inama. Yego. Mu minota 2 dusigaje kukiganiro tugisubike, ibyo kibazo uri kwibaza uko ukibajije badusubize muri comment, buri muntu uko abyumva, tuzagaruka tubivugaho, uzatubwira uko babitekereza. Yego, reka tubatera amatsiko, tunasubukurira kugira ngo dusubikira kugira ngo tuzabone uburyo dusubukura dufite naho duhera ku bitekerezo byabo. Ariko iki kiganiro uko tukiganiriye, nkeka ko hari byinshi twungutsemo, kuba buri umwe afite uko atekereza, bityo bitavuze ko nawe udukurikiye ufite ugutekereza ushobora kubitwandikira nyine muri comment. Ari mpamvu dusizeho ibibazo turi kwibaza hagati yacu. Ariko ngiye ngushimire Andrew, wakoze cyane. Nkanjye rero utarashaka, nkanjye utarashaka, yego, nkanjye utarashaka ari ibyo numvishe najyaga mfata mu buryo butari bwo. N'abandi rero batubwira uko babyumva, n'ufite igitekerezo n'ushaka kutuganiriza yazadusanga rwose akatuganiriza, biremewe. Urakoze cyane rero, wakoze kurikira Bakunda TV. Andrew, urakoze cyane ku kiganiro cyiza tugiranye uyu munsi. Ikiganiro tuzasubukura, kandi ntimwibagirwe gukora comment, like, subscribe, kandi usangize na bagenzi bawe nimba bakunze ikiganiro twagiranye. Murakoze, muhoranire Imana.